nakubwiye nayizanye narakubwiye nta gihugu ntajya murega ngo mbakubitire mu gafuka nabajyanye za Mexico mbajyana muri Espagne bajyana muri Kenya nta gihugu narabagezamo kuri inshuro nikojeje no mu Amakuru shirabana ijashama ku amakuru jana za Dubai nshaka amakuru shirabana ijashama ku amakuru ruhagaze amagara Nikiwaba igikobwa amakuru yawe igikobwa se ko wabuze ko mwabuze byo bintu wigize bikube gake ni buke byo mwigize gake bikube gake bikube gake byo mwigize banejo dutado wani tunabona two turagoa nabaye umujangweri beburi nka caguwa izo lipsi zihumura ikawa makuga kawa iyi ni gakondo nakazanye haruwaza ku kibuga cy'indege uramubona ariko simumuzi namugaruye mwe gusa mu yatanga inyakenyerereho ageze ku kibuga cy'indege ni umukire filime bayise biliyoneri umunyamafaranga yafite za miliyari hari ba miliyoneri kumusanga umuntu afite 2 miliyoni tungaho ugasanga yaciye igikuba hari ba biliyoneri usanga dufite za miliyari ariko usanga ducisha make mwari mwumva kira hejuru ya ruwaje filime bayise Omugaga imodoka zaje kumufata ni ku kibuga ari hakunino ndaguhamagara mu kanya mwana wanjye ruri wariye mama nari mu ndege okay telefone he umushoferi umva mama umushoferi gutwara ibirometero 3 ku isaha ntago namuha telefone muvugishe sa mwana wanjye ngo mu rugo uruhuke mama ngiye kubanza nyure ku ruganda ndebe ukuntu bimeze muri guhamagara sasa bidatinze tugaruke yakunino mwese tubahaye ikaze ngiye guhamagara managing director Buvaneshwari bahamagaye umugore Buvaneshwari niwe nyiri ruganda niwe managing director ndabasuje mwese hari impamvu nabahamagaje mwese ni nyiri uruganda rwe n'umugore niyo mpamvu iyi ni iki kinama nabatumije mwese aba auditeri ba avoka ndagira ngo uyu munsi tuwusangire ibyishimo murabizi umwana wanjye yigaga mu gihugu cy'amahanga none yarangije kwiga yagarutse mu Buhinde niyo mpamvu inshingano zanjye zose nibyo nakoraga mu ruganda byo kuruyobora ngiye kubishyikiriza umwana wanjye ku mugaragaro aba ari utangira ayobora uruganda wa mwana dutangiranye dore ngaragera mu rugo bakahita bamuha uruganda ngo aba ari we uruyobora byifashe bite agafilime bakise kwa kundi biliyoneri cyase we nyiri za miliyari ze
mu yandi magambo n'ibikugora ukite bakiseroki kuko nawe ni umunyemiliyari ze mari babu si munsi hari icyo cyabaye n'abandi bari hafi aho ngaho మీ తమ్ముడు గారి పిల్లం బాధ్యతలన్నీ కొడుకు అప్పచెప్పేసిందండి అంతేకాదండి ఈ దసరాకి బోనస్ 16% ఇస్తుందట sasa tugaruke hakuno ni ukubari hakuno none mujinga we gukubite silipa bisakuza mugabo wanjye ariko mugabo vana umugabo agize ishyari ry'uko hari abari guhererekanya ububasha ku nganda uyu mugabo ninde ariko butuje wa mugabo sasa umugabo rero ufite akawarata అమ్మో ఇంకే వస్తున్నా gute nasinzira se నీ సంవత్సరాల నుండి కాపురం చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని ఎలా నిద్రపుచ్చాలో nyuma y'imyaka ndi umugore wawe sinzi uburyo nagusinziriza pe umugabo kugira ngo asinzire bamwereka amafaranga akabona gusinzira iyo atabonye inoti ntagasinzira sasa barakwereka ko hari uri mu nzira agenda sasa mu nzira uri kugenda ni umushoferi wa mugabo usinzirizwa n'amafaranga harimo tukasama shoferi arakomwe shoferi arakubitwa umugabo aramwinjirana baramushimuta n'umugabo dutangiranye bimeze bite umugabo barakubise bashimuse kubita inkonji mu ruhara muzehe umusaza w'uruhara basi reka tumwite pasije నీకు 10 నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను tugwaye iminota 10 uhamagara umuntu watuzanira miliyoni 2 yabangukana miliyoni 2 kubera iki అంటే గుండెకాయ పగిలిపోద్ది ningutera indi ngumi mutima urahagarara hamagara umuntu watuzana miliyoni 2 ముందే చెప్పుండొచ్చుగా iyo muza kumbwira ko muri buze nari kuba naboherereje miliyoni 2 kuri konti yanyu iyo mumbwira ko muri buze kunshimuta hanyuma nkababwira mukajya kunshimutira abana banjye b'abahungu 2 బ్యాంకులో 5 కోట్లు వేసి రెడీగా కూర్చొని ఉంటాను kugira ngo namwe muze kuma amafaranga bamurasa urutoki umusaza 5 నిమిషాల్లో డబ్బులు రావాలి urumva tugwa iminota 5 hamagara bazana amafaranga తీసుకొని ఫోన్ చేయి fata telefone uhamagare bazane miliyoni 2 umugabo ni umukire ko nagashaka guhamagara ngo bazane miliyoni 2 yaje kuri telefone uhamagare bazane miliyoni 2 aho guhamagara ngo bazane miliyoni 2 atora igitambaro ni mu ndasira hano ndapfira hano nta natanu muri bubone arangije ashyira igitambaro mu kanwa ni mu nkubite basi mu nyica ariko nago nabaha miliyoni zanjye 2 నా ఏసేమంటావు అన్నీ పనికొచ్చేటట్లేదు iki kigo gitukira se ko kidashaka kwishyura మన నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది tumurashe bishobora kuzavangira ubutaha gahunda yacu పిసినారుడు పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళలేరా లూజ్ విట్ ikigo gibanze gukira se ntabwo gishaka gutanga amafaranga boss urutoki rwawe urarutaye boss babonye nta mafaranga ashaka gutanga barakihorera ati amafaranga urutoki si rwo rw'ingenzi ahubwo uriya mugabo wankubitaga yataye igiceri cy'icumi bivuze ngo umugabo akunda amafaranga kurusha urutoki rwe sasa tugaruye kuri rwa ruganda rumwe twatangiye umusore witwa Arur mama we ari umuhata umusore naruyobora avuye kwiga amahanga mumeze neza mada sasa umugore mu ruganda abaza suhuza barimo bose niwe n'umuhungu we bafata abakozi neza Arur buretse Lalita ఏంటమ్మా బయట నీ కూతురు ఏడుస్తుంది umwana wawe ari kurira genda uri impamvu ari kurira ni umukozi waje mu kazi azanye umwana కష్టపడి ati dukora cyane dushaka amafaranga kugira ngo abana bacu babeho neza వాళ్ళని కష్టపెట్టి పని చేయక్కర్లేదు nta mpamvu yo kugira ngo tujye dutuma abana bacu baza kurira ngo nuko turi mu kazi umwana ntakarire ngo nuko uri mu kazi kuko n'ubundi nibo tuba dukorera ni umugore wumva ndetse n'umugore ushyira mu gaciro ukunda abakozi be nagashyira abakozi ngo abavunishe mu gihe umwana w'umukozi yaba ameze nabi abagira ngo abakozi sasa umugore uko yakarangaye imashini rano yarazengurutse itangira gukururwa umwambaro yambaye umugore imashini yakuriye ijipo yambaye akubita umutwe ku cyuma ahita atanga imihoho urebe ukuntu gupfa ari umunota umwe ariho bakubwira ngo umuntu yanyereye yari yanze gutega moto ngo itamukoresha impanuka akanyerera agapfa umugore uruganda imashini yakuruye umwenda we ahita akubita umutwe ku kimashini sinzi nimba adatanze imihoho bidatinze bamubangukanye kwa muganga katorere bimeze bite ni umugore w'umuherwe nuko tugatangiye kandi ubona filime itangiye gutya abantu inganda zitangiye kubamena imitwe mumenye ko tayari ubundi abafite mu ruganda basigaye bakora gusa umugore ararwaye baje kumubaga umusore warahari atari hari imana nyinshi ariko nta mana yagusimbura mama ati niyo bansaba kwishyura za miliyari z'amarupi cyangwa se amafaranga y'amahinde ati rwose nka kubona ntaribi n'amaraso yanjye nayatanga mama kugira ngo nkwereke ko ngushimira ibyo wankoreye
umusore yaje kwita kuri mama we, akibukamo uburyo yatangiye akora akazi amwitaho. Mama batangiye kunyuza mu byuma, nka kuri ujya kugura telefone ugasanga barayifunguye, ati telefone yakozwemo. N'umuntu iyo batangiye kumubaga nyine umenya ko nyine yakozwemo. Ati telefone ntago nyigura wana barayifunguye cyangwa iyi laptop. Umusore akibuka mu buryo yajyaga mwambika mujyanye ku ishuri, none mama ameze nabi ari kunyura mu byuma. Bimeze bite? Ni wa mwana Aruru atangiye kwibuka mama ukuntu yajyaga mujyana ku ishuri, umwana akagenda arira. Mama akishyura minesi, mama nawe agasigarira, umwana wanjye agiye kwiga. Ibaze mama yasigaragarira, umwana wanjye agiye kwiga, ubuze saa sita ziragera ryari ngatahe. Ati mama akora atitaye ku zuba cyangwa imvura, kuko abana be baba ari bosiye. N'akaririmbo umubyeyi arakora buriya. Mama ari mu bitaro ameze nabi, ariko umusore akomeza kwibuka ukuntu mama yamwitayeho. Mama yamuhaye keya. Ati mama buriya ashonga nka buje agira ngo twaduhe urumuri. Ati mama yageze imbere ya mwana wari kumwenyura yibagirwa uburibwe bwe. Ati mama ameze nk'urusengero kuri nge. Umusore yajya mu kazi bamuha hasinya bikamunanira. Umukecuru yagiye amara amezi menshi mu bitaro, mpaka n'isabukuru ye baza kuyisereburira mu bitaro. Yakubise igihorihori ku cyuma, iminsi yaragiriye icuma. Umusore wari uvuye kwiga mu mahanga ngo akurikirane iby'uruganda rw'iwabo byaramunaniye nabyo. Byagezeho umukecuru amukura kwa muganga, bamuzana kumurwariza mu rugo, kuko barabona kwa muganga akazi kabo bashinzwe baragakoze. Byarabacanze. Nakubwiye ntukiyemere jya ucisha make. Umukecuru yari muzima ariko imashini no mukuru yahita ko. స్టేట్మెంట్ ఇప్పించారు. Uyu mukecuru yavuye mu bitaro amezi 6. కూడా 2 నెలలు దాటి. Hashize amezi 2 umuzanye mu rugo. ఆవిడ కోమాల నుంచి బయటికి. Ariko ntago arava muri koma. ఇది తనకి చివరి రోజులనే చెప్పొచ్చు. Nkubwije kuri niyo minsi ye ya nyuma. ఇంట్లోనే ఉంటే బాగుంటుందేమో. Byaba byiza ino minsi ye ya nyuma kugira ngo apfe ayimaze mu rugo. Umukecuru namwe mwamuvuga ati Imana isikaje gutwara umugaragu we. Sasa umusore ya Jana muvandi yicaye munsi y'igitero, umusaza wa Jana bamuga ati muvandi vayo. Ni umusaza wambaye imyenda y'idini. Umusore aramusuzugura, umusaza amusatira, arangije aramukurura. Akimukurura hamwe umusore yari yicaye, ishami ry'igiti rirahikubita rinini, bivuze ngo umusaza aramutabaye. Uyu musaza amenye guteka ishami ryari rigiye kugwira no muhungu. Ni ikibazo abimenya ate? Bega ntago nabazanira ikiwani. Bidatinze sazana na wa musaza, niba abanyamasengesho usanga basenga baje yakunino. మనీ తిరిగి కావాలి. Wa musore uragira ngo mama wakugarukire? Yego. అమ్మని బాగు చేయడానికి ఇప్పటిదాకా నువ్వు None se umaze gukora iki kugira ngo mama yoroherwe? Ati ndumva namujyana mu bitaro byo mu mahanga. Udufaranga mama wawe yari yarakoreye yararuhiye, natwe umaze kutumutakazaho sibyo? నువ్వేం చేసావు? Umaze gukora iki kugira ngo nyoko yoroherwe? నాకంటూ ఏం లేదు. Nta kintu na kimwe mfite nakora. ఇస్తావా? Ese uramutse ufite icyo wakora ngo nyoko akire wagitanga? Umva amagambo. ఇస్తావా? Ese icyo nagusaba cyose wagitanga kugira ngo mama wawe akire? Unu umupasiteri n'umunyamasengesho. చేస్తాను. Natanga buri kimwe cyose wansaba kugira ngo mama akire nagitanga. Ni umusore aramusaba iki? డబ్బు. Amafaranga yawe ngusabye ngo uyatange yose, ugatanga icyubahiro cyawe, ugatanga n'ibikuranga. Mbega iyo umuntu avuze bikuranga, nimba nitwa Garoki nabyo nkabyibagirwa nkabitanga, sinongere kwitwa gutyo. Ibyo byose wabitanga? గౌరవం. Nibyo umugabo amubaza. ఇవన్నీ కొద్ది రోజులు వదులుకోవాలి. Nkakubwira ni ibyo bintu byose wari ufite usa nk'ubyirengagiza ko ubifite mu minsi mike. Ibyo bintu wabikora ukamara iminsi mike ntacyo ufite? ఇస్తావా? Wabikora ku bwa mama ati nabikora? అంటే ఏంటో తెలియని Wa mwana wakuze utazi inzara icyo ari cyo, guhera uno munsi చేయి చాచి ndagira ngo utangire kujya gusabiriza ku muhanda, ubeho nka wamfunguriye. Ndagira ngo ugende ube ku muhanda nka wamfunguriye iminsi 48, nuyirangiza iyo minsi 48 uri wamfunguriye, mama wawe azakira. మా అమ్మకి నయం అవుతుంది. Ese ibyo mbikoze mama wanjye yagaruka? Umukozi w'Imana araseka. అలా చేస్తే Ibyo ngusabye nubikora, బిచ్చమెత్తుకుంటే మా అమ్మకు నయం అవుతుందా అనకుండా అలా చేస్తే nta nubwo umbajije ate se ninjya gusaba urambajije ngo nubikora. నోటి నుంచి Ijambo gusaba nta nubwo urivuze mu kanwa kawe. Urumva ari gute uzajya kuba nka wamfunguri no kuvuga ijambo ngo gusaba bikunaniye? కాదు. Ikibazo si azakira. చేస్తే అవుతుందన్నది ఒక Wa mwana w'ikibazo ahubwo tangira wizere urebe bizaba. Nuramuka wizeye, తమకు పిల్లలు పుట్టాలని వాళ్ళకు మాటలు రావాలని umwana iyo ataravuka amaboko uko ushoboye agasenga ngo umwana azavuke. అంటున్నారు. కానీ వాళ్ళెవరు నువ్వు అడిగినట్టు చేస్తే Ariko ababyeyi bari gukora ibyo byose ngo twe dukure, లేదు అంటే వాళ్ళకు పిల్లలు ntago bajya bibaza ibibazo nk'ibyo wowe wibajije. చేయబడ్డ వాళ్ళ ప్రాణం
kuko umubyeyi burya umwana w'abari amaraso ye ari igice cy'umubiri we ari ubugingo bwe. అమ్మ ఆమె పిల్లల కోసం ఏమైనా సరే చేస్తుంది. ati mama ntacyo atakora kubw'umwana we. ఈ దీక్ష nimba ushaka ko mama wawe akira ugomba kubahiriza iyo ndahiro. ndabizi iyi ndahiro cyangwa iyi mwanzuro ugiye gufata ntabwo woroshye. ఏ విషయంలో ati kandi wa mwana muri iyo minsi 48 nguhaye ugiye kubaho ku muhanda usabiriza ntuzigere na rimwe ukoresha izina ryawe. izina buriya rirakora umukire nk'uriya ashobora no kuza mu kabari akavuga ati cyangwa kubura umusitari uzwi ntuzabikoreshe. ఏ సందర్భం icyaba icyo ari cyo cyose ntuzigere wivuga uwo uri we. అయినా సరే icyaba icyo ari cyo cyose ntihazagire umuntu umwe wigira umenya uwo uri we kuri umukire we mukire w'inaha. నీ ఖాళీ చేతి kandi buri munsi wawe uzajya utangira muri iyo minsi 48 jya utangira nta n'atanu ufite. bivuze ngo wamfungurira ukuntu ashobora gusaba uyu munsi agahabwa ibihumbi 10 ejo mu gitondo akazaba asigaranye 5 ku buryo yabikoresha muri uwo munsi. ati jya urara amafaranga yose uyarangije buke mu gitondo ujya gusabiriza nta n'atanu ufite. wumva kondisiyo umukire agira ubwoba. umukire wakuze atarya nabi ari umukire urabizi kajye kubitekerezaho ndumva bikaze musaza hosha igenda sinigeze no kukumenya. umukozi w'Imana ambwira ati genda ubitekerezeho. ese wabikora wowe uri kureba iyi filime? kubivuga biroroha ariko kubikora biragoye. bagwaye iminsi 48 ubeho uri mayibo busabiriza. sasa umwana kugera mu rugo umugore wari uri muri koma yatangiye gukanura. muri koma urimo ntunyeganyega umukecuru umenya avuye muri koma kandi umusore atarajya gusabiriza bigenza ute? mama ndakwinginze mfasha nicare mwana wanjye. mukecuru ahise ava muri koma. ubwo bivuze ngo ntabwo ari ngombwa ko umusore ajya ku muhanda gusabiriza we. ubwo si ngombwa ariko se uri kureba iyi filime ubundi wabikora bigusabye jya ku muhanda we nka wamfunguriye umuhisi n'umugenzi umubwira ati wamfunguriye. wari umukire wa mbere mu gihugu. mama ese mwana wanjye ndaza gupfa? umwana toya mwana wanjye ndumva ngishaka kumarana igihe nawe. niyo magambo mukecuru amubwira. ese uraza kuntabara ngiye nka mama wawe? kumbe umusore nibyo yarotaga. mama wari kumubwira ati ese uraza kuntabara mwana wanjye? yarotaga. ibaze kurota mama wakubwira ati wanabaye mwana wanjye. kandi hari umukozi w'Imana wakubwiye ati yatangiye kwibuka amagambo umukozi w'Imana yamubwiye. genda umara iminsi karani w'ijuru. akibuka amagambo mama amubwiriye mu nzozi. sasa arakora iki? arizera Imana ajye ku muhanda ajye gusabiriza cyangwa arabifata nka za njuga z'abakozi b'Imana b'abapasiteri? hari abapasiteri nyine babeshya ariko si mwese ndabazi. umwuka ejo bundi nabimfashamo nzabarondora da. nimva akanyarira cyangwa akadeshi nzabarondora ariko barahari nubwo atari mwese abenshi ariko muvugisha ukuri muri abana beza. sori yaraje hano afata ku ntake ze afata telefone. umva onkere wawe aje hakuno. sasa wa musore aruru onkere we yaje kumureba. onkere we ni cya gisazi twabonye gikunda amafaranga. స్థానానికి పడిపోయాయిరా నీ 2 మిల్లులు. wa mwana we uruganda rwacu inganda zacu ebyiri zimaze gusubira ku mwanya wa nyuma. ఇప్పుడు వచ్చానంటే నువ్వు బిజినెస్ చేసే పద్ధతి బాలేదని చెప్పు. wa mwana we business isigaye ipfa onkere. అమ్మకి బాగోలేదు. mama wanjye ameze n'abararwaye. నేను ubu ntabwo ndi gutekereza kuri business cyane ndi gutekereza kuri mama. పెట్టుబడనా rero rekera gukomeza kugira uruganda rugurishe. పెద్ద ఫ్యాక్టరీ చిన్నది. sawa uruganda runini ruto ndaza kubigurisha onkere ariko mama wanjye amere neza. పెద్దనంత కొనొచ్చు. rajesh ukorane na onkere wanjye ibyo uruganda muzarugurishe. nimbona umuntu ugura izo nganda muzazigurisha kuko inganda ntabwo zifite umuntu uri kuzitaho. ఎందుకురా? ngiye kumara iminsi 48 ntari hano yabwiye sekreteri we. wimbaza hondi ninjye uzajya kwihamagarira ఇక అన్ని నువ్వే చూసుకో. umuntu wese uzajya ujya umwitaho. yabisigiye inshingano sekreteri. umva ndagiye. మిగతా వాళ్ళందరికీ నేను ఫారెన్ ట్రిప్ లో ఉన్నాను. abazajya bakubaza hondi uzababwire ko nagiye mu bihugu bya kure iyo kure muri Amerika hafi aho. umusore ngaragiye. umusore yarasezeye ati ngiye kumara igihe iminsi 48. harabisaba kuba unizera Imana. bakubwiye ati jya ku muhanda usabiriza kenshi uhita uvuga ati ubundi se najya kubikora ntanakire wana k'abakozi b'Imana baba banabeshya. niko abambere batangira kuvuga. sasa umusore yafashe icyemezo yizera Imana. buriya kwizera Bibiliya iravuga ngo kwizera birarema. Korowani nayo ikavuga muri sura yayo y'178 ikavuga ati atabat masahini. kwizera ni ikintu gikomeye cyane. kwizera subhana wa ta'ala amahoro y'Imana mwishimire. urumva inyigisho zose amadini yose ikintu kwizera ni ikintu bubaha. si Islam saba Kristo saba senga iki bano basenga Buddha ariko no barizera.
sasa umusore yaje muri dushe yateze indege ariko ndagira ngo ukurikire mbega mu gace yari atuyemo baramuzi yateze indege usanga uwinda ari bunini ava mu mujyi umwe ajya mu wundi aho basa nkaho batamuzi neza ikote ryamuhenze yaguze senkana arabanza risigaho umva wibagiwe ikote ryawe boss yiyemeje menye kujya kuba wamfunguriye ikote arizana hano yaje hano ku kibuga asiga igikapu cye ndayobye ibintu atangiye kugenda byikuraho umva boss vayo hano sha vayo mwe muraza mugata ibikapu hano simwe musigamo ibisasu baramugarura ko musize ibikapu byanyu nari ngiye gukamura oya nta kibazo kijyane mu gukamura nta kibazo simwe musiga ibisasu sasa yateze twegerane afite amamodoka menshi filime bayise biliyoneri yatangiye kureba ba wamfunguriye ni umukire ni umugaga yakuriye mu gikoma cy'avoka ibaze kujya kwicara ku muhanda nawe uri kureba iyi filime nubwo bitaracamo neza ntabwo wapfa kujya kuba wamfunguriye arishyura umva wingarurira yagumane sasa umushoferi kureba hano boss we kumva umusore byose yabisize mu modoka igikapi n'inkweto yarazisize arangije mu rusengero ati mana iyi ndahiro narahiye ntabwo yoroshye mu minsi 48 ntabwo yemerewe gukoresha izina rye kubazwi uko byamera kose nta muntu ugomba kumenya uri wa musore we yaje gusenga mwadufunguriye abafunguza benshi usanga bari mu zabukuru batareba baramugaye abandi barabana n'ubumuga butandukanye uyu we ni umusore ukiri muto ufite n'amafaranga ufite n'imbaraga sasa utwo asigaranye mu ikofi yakuyemo ifoto ya mama we ayibika mu mufuka arangije afata ibifaranga yari afite byo yari akenyereyeho arabibaha bigabanire arebye saa sita zirageze umunsi urenda gutangira umunsi wa mbere n'uyu saa sita agomba gutangira akazi ibyo gutebeza sasa ba wamfungure bano batangiye kugabana amafaranga mwana ni 8,200 musaza uriya mugabo ninde utanga amafaranga naricara abandi batanga uduceri sasa kunino umusore yemeje gukora ibyo bamusabye bimeze bite umusore arangije za kunino munsi y'imodoka aza mu modoka nimba ashaka kuyiba ko iyo modoka rukuntu twari ugasanga ni ibintu by'umukara atangira kwisiga ase nabi nyina se nka wamfunguriye uwo ari umukire wa mbere mu gihugu za miliyari zazifite dore ngo arisiga imyanda biriya bisaba ube wizera yaje yakunda asanga bari kuganira ni umusore afite na furesheri yakoze inda urabona rwose ukabona ko yariye rya tungo bita ngo umukiza cyane umva muri aho ntacyo mumbabarire yabuze nahera babwira ngo mwamfunguriye yabonye n'abarusha amafaranga ari ubwana bwo muri segonde no muri bwa university abona n'ubwana arusha amafaranga atinya no kubusaba urashaka kujyenya kubaho పేపరా సరే తీసుకో బిచ్చమనే మాటే నీ నోటి నుంచి రాలేదే wa musore we na n'ubu kuvuga ijambo mbabarira byakunaniye urumva ari gute uzabaho nka wamfunguriye umusore akifitiye icyizere muri we madamu mwamfunguriye yaje kwitoza ukuntu azajya avuga madamu garamfure mwamfunguriye biramucanga ntabwo amenyereye gufunguza we aratanga nyagasani wamfunguriye byamucanze yaje kwitoza ukuntu ajya gusabiriza ariko uzi kujya gusabiriza kumva uko asaba ari gusenga yaje yakora ino bose mwamfunguriye genda wakigoryiwe twe dufungurira abantu bamugaye mwamfunguriye ni igisore cyakoze baba kimeze nk'icyateruye ibyuma ni kizima kiri gusabiriza harasinzi ko hari niwapfa kuguha atangira kwibuka mama we umwana yakuze ari uwo mu bakire nta nzara yigeze amenya uko isa niko wambwiye ati ntabwo wigeze umenya inzara yaje yakora kare kagenda natwe byaraducanze yaje no gusaba bamwe b'udutaro mwamfunguriye ngo ngwiki inzara iri kunjya mwamfunguriye mfasha gutya nkwereke wansererezi wa kigoryiwe urufite ibibaraga wagira ngo ni ikimoso ukaza gufunguza wagiye kwikorera imifuka mereza inkoni dukubita imbwa izi mbwa nizo ziteza inyuma igihugu imbwa ni umusore ikaza isabiriza barakubise nimwe musebye igihugu mwokapfa mwe barabwira mwihangira imirimo mukajya gusabiriza muri abagabo batangiye kugikubita aje kwicara ni umukire baraba mukubita ni bagafifi arabarenze wamfunguriye sasa nawe yatangiye akazi ko gusabiriza ariko bari kumubona bakabona nawe akwiye kubafungurira wamfunguriye ibaze watangiye kuba uri wamfunguriye ariko ba wamfunguriye bagenzi bawe bari kugusaba yatangiye kuri bundi abasabiriza bari hakuri na benshi bibanira n'ubumuga
ati basaba icyo kurya, bahangayikishijwe n'icyo kurya, basaba kugira ngo bare kubabaho umunsi. N'akaririmbo abasabiriza bari hano we byamucanze, ruracyafite furesheri niyo rwakwambara nabura mubona ukamubonamo ibiryo. Yatangiye kwibuka inshi yariye abaginga, nanjye uru narukubita ruje runsa buruntu ni ruzima ni urusore. Ibaza ariko ati abakire bagiye bereka abakene utubabazi duke, isi yahinduka paradison. N'akaririmbo Sasu yarebye abantu agiye kubaho nkabo, n'abantu arenzeho. We ni muzima, yarize avuye kwiga mu bihugu byo hanze mu Burayi, yaraje guteza igihugu cy'iwabo imbere, akontorora inganda z'iwabo. Bahise bamusaba kuba wamfunguriye. Abandi basabiriza nta n'intoki bafite, arasabiriza ati ari byo bavuga ngo biragoye burya ko umukire yazinjira mu bwami bw'ijuru. Uyu mugabo yari umukire. Sasa mu nzira agenda yatoye igiceri cy'ijana, nimba atari senkani. Ni umusini wana, nta n'irindazi ririmo. Umusore yakomeje kugenda mu mujyi. Uyu ni umunsi wa mbere, nako umunsi nturarangira n'amasa, inzara itangira kumurya. Kandi yaramenyereye kubyukira kuri dendo, atangira gura n'abapagasi biyarurije agapura ka turuwasa. Ayo muginga ntasha haha abiyarurije agapura ka turuwasa. Ati muri isi twese tuba dushaka ibyo abandi bafite. Ati niyo mpamvu umuntu wese muri iyi si ni wamfunguriye, kuko buri umwe hari icyo ubushaka. Ubu umukire ushaka ubukire burenze uri wamfunguriye nawe. Uri munsi yawe usabiriza ku muhanda nawe abasaba ni wamfunguriye. Ati Imana yonyine niyo murinzi wabo ngabo bari kwicwa n'inzara. Ati buri munsi burya wabona icyo washaka cyangwa ntukibone, n'ubundi ukomeza wumva hari ikibura. Niko muri iyi si tubayeho. Ese biragenda bite? Umusore yaje hakuri no sasa mu nda atangira kumurya. Icyo mu nda sasa kuryama abantu ba wamfunguriye baryama, nimba hari ibiheri, nimba ari ibiki, nimba ari inda bitangira kumurya. Bare bagingara nibwo akiharyama, ntago araharyama neza ntaraba. Uyu ni umunsi wa mbere. Sasa umunsi wa mbere nturarangira, iminsi 48 yari marate. Yaje hano aho bagaburira ba wamfunguriye bose, nawe yaje gusaba bya birya atajyaga arya, kuko inzara imwishe burya niryoha. Yatangiye kubirya, atangira kurara ku muhanda. Afite amazu mu rugo, afite ibipangu, afite imidugudu yubatse, ariko ari ku muhanda. Ibi byose arabikora kubwo kwizera Imana, avuga ati ibi nimbikora wenda Imana iraza kugira gute gutabara umubyeyi wanjye. Bimwe bavuga ati bisaba kwizera Imana. Niyo mpamvu mbwira ati kwizera buriya ni ikintu gikomeye. Ariko mwisinzi mufite ikibazo cyo kwizera Imana, nkajye mwizera Imana. None ikibereka ko mutizera cyane, nanjye njye mbona niyo nzanye filime mwizera. Ubusa noneho rock filime yazanye ni nziza, kandi murabizi na filime mindaba mufite ikibazo cyo kutizera. Yaraye ku muhanda n'umukire gatorore, bamwise Aruri. Yakubaho inzara kiri kunyica, umva ndaguha agakombe k'icyayi gusa wana. Sasa yagize gutya azana agakombe. Wa mukingo ifa mu nzira abakiriya dore baraje. Kumbuye nawe yaraje gusabiriza. Va mu nzira dore abakiriya baraje. Kumbe nawe yaraje gusabiriza, baravuga ati dore umukiriya yaraje, kubera bamubona na furesheri. Kumbe ntibazi ko nta kintu ariho. Yakomeje imbere mu nzira agenda, fate sha arabatangiye gukubita. Mu nzira agenda arabamukubisi. Ni bande yigendera, bivuze ngo baracyamubonamo imbyeyi. Mani fayo tumusake mwana, tumusake. Baramusatse, musake mwana, baramwibye. Bivuze ngo yarari gusabiriza, ariko nukuvuga ngo aracyagaragara nk'imbyeyi. Kuba yambaye silipa, uzarebe niyo yambariye ikabutura y'amafuti na silipa, n'ubundi bukibona nsa nk'amafaranga. Sasa rero yambaye kamambiri n'ibipantaro by'amafuti, ariko n'ubundi aracyasa nk'amafaranga. Iyo usa nk'amafaranga uba usa nk'inoti. Baramwibye, baranamukomye. Ibaze wamfunguriye ariko ugifite n'ibyo abantu baza kwiba. Uyu ni umunsi wa kabiri. Uyu ni umunsi wa kabiri. Bimeze bite? Tuvera tugaruke yakuri no kuri rwa ruganda rw'iwabo. Kuri rwa ruganda rw'iwabo onkere wavayo. Uyu onkere baramubwiye ati nabona abakiriya azagurisha zino nganda, n'ubundi ntiziri gukora neza, ntizifite uzitaho. Onkere wavayo. MD kalawali. Cotton division ah? Avunu. Ndashaka kureba managing director. Zakuri no. Ni onkere we.
zazano n'ikiwarata passage. రావయ్యా సెట్ అరులున్నాడు Karibuni. పొద్దయ్యా సాయిబా పెట్టి Aruri arimo sasa onkel aje kureba Aruri nazi ko Aruri yagiye gusabiriza. Hagarara hano. Tangire kureba rwa Aruri. Iki cyana sha cya mushiki wanjye cyaranyiranye. Uyu mugabo akunda amafaranga. ఇటాలియన్ క్యూజిన్ అంటే చాలా ఇష్టం. Aruri yakundaga rwose imitekere muri Itali. Mwakire ibyo muhaye hano. ఇంకా నువ్వే అరులతో మాట్లాడు. Umva hamagara Aruri muvuganisha. అడగటం మర్చిపోయాను 2 రోజులు. Aruri maze iminsi birimo hamagara telefone ye ntayiriho. అది Nyine kwa sekreteri we. అయ్యా నాతో Ndi onkere we mbwira umwana wanjye ari. Ntago ari ukomeza nyikubaho. కానీ మలేషియా గాని వెళ్ళాడే. Yagiye muri banki ku cyane Malaysia. ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వు సీటుకు వచ్చా. Mereza nimero zinze kumuhamagara. లేదు అతనే ఫోన్ చేస్తాను. Nta nimero yasize yarambwiye ngo niwe uzanyihamagarira ame nimero tuzajya tumuhamagaraho. దగ్గర నెంబర్ లేదా? Nta nimero zufite twamubonaho. Onkere byaramucanze uyu mwana agiye ati. Mwaramutse nyakubahwa. Aruru yaba arimo ra? పాస్పోర్ట్ రెన్యూలు Nari muzaniye pasiporo ze bari yari yagiye kuyigira nshyashya. ఎందుకు అబద్ధం చెప్పాడాడు? Kuki uriya musekreteri wambeshye? Ni gute umwana yagiye mu bihugu byo hanze nta pasiporo afite? Bivuze ngo hari ikintu bari kumpisha. ఫ్యాక్టరీలకు కలిపి 4 Bose bari abantu uko bafite inganda zihagaze miliyoni 440. Zifite agaciro. Bivuze ngo zira nganda ukora ebyiri zihagaze hafi miliyari. అంటే మనవి కొంచెం తక్కువే. Bose bafite inganda zirenze izacu baraturenze. Ikigoryi cyaramututse wa kigoryi uri kungereranya n'abandenzeho. Yarababaye sha boss. Urushoferi rwe namubwiye ngo boss bari abantu baturusha amafaranga bakurenzeho. Yakubise ikigoryi wa kigoryi we. Nukajya unyibutsa abandusha amafaranga. Boss mundeke. Kigoryi gusa nzakwica ubutagifite umunwa wakinaniye. కానీ నా పిల్ల ఒకటి తెచ్చింది కదా లేట్ Umugore wanjye ataza kubyara abana babiri ngo mbagabanye inganda zanjye nibyo nari ntunze bambarusha amafaranga. ఇక్కడ వాడు ఒక్కడే వారసుడు. Ati niyo mpamvu uriya musore bamubyaye wenyine akaba ari impamvu bamuraza uruganda ruhagaze za miliyari. Umusore rero ku muhanda abandi bari kurwanira ibintu we yabitaye. Natugare kuri ba wamfunguri. Umva musaza. Dore wa mugore wambaye sari y'umutuku yajya duha amafaranga. Madam mwahushyemo mwadufunguriye. Barabafungurira. Mwana bamaye 5 రూపాయలు అవుతుంది 2 రూపాయలు బెటర్. baba wamfunguriye bari hafi y'urusengero. మోసం చేసినట్టు మాట్లాడుతున్నా. Buriya aba wamfunguriye bajya gutegera abantu hafi y'urusengero ko umuntu avuye gusenga pastor amubwiye ati mutangire mukore neza. దయగల మహా Kwisaka biroroha cyane. Kureba uje hano uba ari gufunguza. Isumwe. మళ్ళీ వచ్చారు. Kuki isugarukara? తిరుగు అడకూడదు ఏమయ్యా? దానికి కాదు సార్ మీతో కలిసి Nanjye ndashaka kubiyunga ahubwo. Ejo yabaye amafaranga menshi. మీరు కూడానా? ఎందుకు? Ngo iki? Urabizi. వచ్చి ప్రతి ఊడికో ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంటది. ఆడాడు ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పి అది మనం Uyu mugabo natubwira inkuru ye turaza kubabara tumusubize amafaranga yaduhaye ejo. సార్ Reka tumubwire nawe yicara ze dufunguzanyeho kugira ngo atubwire inkuru yicara nawe ufunguze. Azana agatebe aracyafite ubwibone ntabwo yakwicara hasi aracyafite mu mwiryo. Kuki wicaye hejuru? క్యాష్ కౌంటర్ Umeze rega nka kashiya wacu niwo tubara amafaranga. Icara hasi nka wamfunguriye wa kigoryiwe ntabwo ari uko basaba wicaye nka boss uri mu biro. Shyira akabuno hasi uce bugufi. తిరిగా Cara hano hindukira. Cara hano. మన వృత్తిలో మొదటి Winjiye mu mwuga ariko isura yawe iracyafite fresheri sha urasa nk'imireti. Urasa nk'ibicapati by'amafuti. కూడా జాలి కలిగి Wowe na Maria Teresa kubonye ntago yagufungurira kabisa. Kandi ariyo munyemwe na Teresa ni yagufungura ukuntu usa. Ufite fresheri bakoyeyo siraje. Banza wanduza ishati imbere na mbere. Bamukubita ibisiraje mu maso bagire ngo urirutume ivu. Batangiye neza isura baragiye barayisiga. Ibu mukara asa nka Julius Chita. రోజు చేయాలా? అవసరం లేదు. Nzajya nisiga siraje buri munsi. ఇప్పుడు హీరోలు మొదటి సినిమాలో Aya urisiga iminsi 2 cyangwa 3 bimaze kumenyera. Urabona umuntu ukina filime imwe iya kabiri niba bataramwakira. సొంతంగా తయారడని అర్థమా? అలా అని ఆడియన్స్ మైండ్ సెట్ Ariko yamaze gukomeza kina filime abaturage batangira kumukunda. Taruka ari iboga ahubwo aruka amaze kubajya mu mitwe. Natwe rero niko bimeze n'umara iminsi 2-3 hano ntago ari ngo yisiga siraje. అడిగి డిస్టర్బ్ Bazaba bamaze kwiyakira kuri wamfunguriye. ఆళ్ళని బిచ్చమే Ntago nanone dusaba abantu bari kwinjira mu rusengero ya urabareka bava gusenga akaba ari bwo basaba bafite amavuta ukabafatirana na ya mavuta. అంటే వాళ్ళది. Ukabafasha ukabasaba kandi ugira icyo amwereka ati wuhamo umubyeyi. అందరూ బయటకు వస్తారు. రా మనం డ్యూటీ. Ndabona n'amasengesho agiye kurangira reka twitegure tubasake. Abavuye gusenga mwaduhaye mwahushemo. Mada iki cyo ntawe uri kugiha. వచ్చేయండి స్వామి. అయ్యా Rwose muduhe. అయ్యా Umukire wa mbere atangira gusaba. అమ్మా Yarasabye. Bwa mbere na mbere ya mbere yarayakoreye. Yumvishe bimucanze. Ntabwo yarazi ko ari umuntu wamuha. Nk'umukire urenze cyane urenze abantu bose bamuhaye. Ntabwo yumva ko ari umuntu wamuha. Yarebye amafaranga 5 bamuhaye yumva rwose
ayakiranye yombi ntabwo yarazi ko ari uwamuha. Yahise aza kuyashyira muri telefone amagare. 2 రోజులుగా కాళ్ళ కూడా వాపొచ్చింది. టెంపరేచర్ mama wawe rwose ubushyuhe buracyari hejuru nta kirahinduka aracyameze nabi. Ku munsi wa kabiri yatangiye kumva ko mama wari buyitakira tora ukuntu Imana ibahigiye mugasanga muri kuyihutisha. Uyu dufaranga twambiramo yahise aza kudushyira muri telefone ahamagare piburifone avayo kugira ngo aramugonze mwimuritse sasa kugira ngo munzira agenda hari agakobwa keza yabonye abona amafoto y'akarayasi akazi hehe ku mbuga nkoranyambaga arabona amafoto y'aka gakobwa yajyaga yabona ku mbuga kugira ngo disi agakobwa kabonye uryamye mu nzira nimba yafashwe n'igicuri aro yabonye aryamye hano hasi uri hano umugabo uryamye mu muhanda nimba ari igicuri nimba ari doze umusore areba agakobwa kari gufasha umuntu hano kabonye umuntu uryamye hasi gakuriye telefone karayimwaka mufuka ero ntago nge munzi umugabo muziranye ariko yasinze aryamye hano muri rompuwe kwa Rubangura nari mbonye mu bantu bamuhamagaye urimo ati hakuno no kwa Rubangura nora akaduka k'amayoga niwe umugabo waryamye ibyibura yakoze akazi ashinzwe ati mama hano hari umugabo wasinze ariko wabona afite abana buriya disi babona abana be bamutegereje bavuga ati papa agiye kuza abazaniye ibitabo none umugabo yasinze uyu musore disi yabonye umukobwa abona yari amuzi ku mbuga ariko abona umukobwa mwiza ufasha akomeza imbere yaje akurino basi kugera hano రోజుని నీ ఖాళీ చేసి yewe tuzamubwira tuzajya gutangira umunsi buri gihe nta n'atanu ufite nimba yasabye bakamuha amafaranga ajya agenda yature yamaze gukuramo ibyo arya mwamfunguriye mwokabyaramo నేను అడిగినప్పుడు నువ్వు ఇచ్చావా wese ngusabye wama ndashonje nukuri huhamo ఈ సిగ్నల్ దగ్గర పోలీసు umva urabizi urabona సిగ్నల్ దగ్గర ఇస్తాను tugende ndaguhera amafaranga వచ్చిందా బంగారం ndaguhera amafaranga hakurya iriya kumba ari kwibwirira shere kuri telefone mama mwadufunguri kumbe abazungu bahari murakoze cyane bose abazungu barabahaye umusore no bamuhaye mu madolari babahaye mu madolari ni abazungu mani mwayabaze neza ubwo baraduha amarupi 950 na barayagabanye abazungu babaye utudolari mani nawe akira షర్ట్ none se tujye kugura nk'ishati kwingiye iri kunukumva umuteto kandi tujye kugura ishati sasa bamuzanye hakuno ni ba wamfungure bamazemo igihe arore ngwino tukwereke sha njiramo indani nkwereke hano niho duhahira kumbe bafitemo inkweto nziza amaparufa amavuta imyenda irenze bayifitemo hano iyi ni imyenda twambara iyo twarangije akazi wowe wambara size ingana gute నీ దగ్గర ఇన్ని ko mufite imyenda myiza myinshi umva iyo twamaze kurya ibya saa sita n'ibya nijoro no ku manywa hasigaye nyine natwe tuguramo imyenda myiza ba wamfungure buriya batari mu kazi bari iwabo baba barusha ingo nziza babayeho neza kubarusha mwe mubafungurira ndababwiza ukuri ndavuga ariko abo mu buhinda binasinzi తుంచుకో అందరూ పనులు పూర్తయ్యాక 6 దాటాక ఓ పెగ్గేసుకుని ఇంటికి చేరుకున్నారనుకో iyo turangije akazi turagenda tukanywa buri umwe nk'icupa rya wayini nk'amacupa 5-6 tugataha twasinze ati akazi kacu gufunguza karangira saa 12 nyuma y'akazi rero ko gufunguza natwe tujya kurya isi turi abantu nk'abandi icara hano ariko imyenda irimo hano hasi tuyitera ipasi kuyicara no kuyitera ipasi musore sasa ఇచ్చాడు కదనే ఈ షర్ట్ umva iyo myenda myiza tukugurishije rero utazaza uyambaye mu kazi uje wambaye neza nawe wagwa n'atanu కళ్ళు ఉండకూడదు uza mu kazi wambaye nabi nijoro wajya kurya isi ukambara neza దగ్గరికి వెళ్ళి అడుక్కోవాలని ఆశ ఏంటి శుభ్రంగా ఉన్నామంటే డబ్బులు ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి మనసు రాదు ati impamvu twambara imyenda minini twogoshe n'ibyanwa దానికి ni ukugira ngo batugaburire tubafunguze baduhe మానంతో మర్యాదగా ఉండాలని turamutse dusa neza babona turi abanyacyubahiro ntibadufungurire శుభ్రంగా ఉన్నాం తమ్ముడు వెళ్ళి స్నానం చేసి ఈ షర్ట్ వేసుకో నీకు నచ్చింది కొనుక్కుని తిను ariko nanone dusa nabi tukambara nabi ariko nanone tukarya icyo dushaka niba bamfunguriye tugaruke mu karesitora kari hano kumbe wa mukobwa niko akora mu mwe twabonye ku manywa resitora birimo amasazi nimba atari imibare kuyica ni akobwa twabonye ku manywa umubu wundi akubita urushyi akubita umukirasi akubise umubu kumbe kureba kano gakobwa asa nk'uwajyaga kabona ku mbuga nkoranyambaga arakazi mumbabarire ukuri nashaka gukubita iyi sazi ntabwo ari wowe
oya ntaribi ariko ari ikigabo kimukubise Montreri kumbwira ngo wari ugiye gukubita ubu yaguhitana mubivuga nyine muvuye mu ngumi muri kuri polisi ariko ko ari umukobwa nyine urapfusha ntaribi ko ntanababaye se ndiga ndi umusore ugasanga umukobwa yatangiye kureba bogari big bogari icyo atazi ni wamfunguri yamanutse kuri mena areba ko kurya gahendutse muko banza ujye koga intoki nabonye utakarabye nyuma yo kwica isazi aracyifitiye isuku ye unzanire na pizza aracyifitiye isuku yo mu rugo ngiye gukaraba intoki ubone kunseriva icyo atazi yageze mu buzima bubi umva dufite abashyitsi ku resitora menya ntabakirigira ku buryo babonye umukiriya babona n'ibintu bidasanzwe umukobwa yabonye bogari big bogari Yesu Kristo wabona disi buriya agikora gifite amafaranga cyaranagafashe kumbi icyo atazi ni wafungure icyo atazi tugaruke kubarara mu mujyi telefone kubarara nabarara bo mu mujyi bya biraro byo mu mujyi ni ibiraro biri mu nzira byigendera igera hano batatu bavuyemo bose afite ikihe kibazo bose adusize hano mwana nta n'atanu adusigiye mwana kandi akabari karafunguye ubuse turanywa iki mwana sasa tugaruke kuri wa wundi uvuye kurya aracyafite utudorari ejo bamuhaye yavunjishije abona n'amafaranga menshi mwana uriya muginga afite amafaranga agiye kuyatura umusore yafashe amadorari amafaranga 1000 arayatura mwana bivuze ngo umuntu utura amafaranga 1000 kwikofa basigaranye nk'ibihumbi 500 uriya niwe mukire tugiye kureba kumbe uyu ni wamfunguriye ari mu nzira agenda baramugota babonye atura 1000 mani waduhaye 1000 ose musaza nta 1000 mfite basi duhe 5 musaza ni ukuri n'amafaranga mfite ayo nayo mfite yose ndayatuye uri kubeshya wowe watura amafaranga yose urasabiriza yego ndasabiriza ndagukubita wa muginga we ndababwiza ukuri ndasabiriza iyo maze gukuraho ibyo nshaka nariye nanyweye asigaye yose nyatanga mu rusengero ngasubira gusabiriza ejo nibwo abazungu bambaye amadolari wakigorya ibogari nkawe urasabiriza mu gisake sha mu musake baramusatse bamusangana ifoto ya gusa muginga na amafaranga afite ifoto y'umukobwa mwiza sha bakubita hasi dore ngo baramwiyenzaho yifite ibibazo bye ari mu masengesho asenga iminsi 48 ngare ko mama yakira bamusanganye ifoto ya mama wakiri muto kagafoto ko mbona ari kabi mwana ntabwo urabona abakobwa beza mani kugendana igifoto nk'iki bukeri kuvuga mama we nabi box arabahindukiza bayobye vuga mama we nabi mama wari muri koma bafata ya foto bayinaga mu mazi dore ba basore b'ikigere bahaza ibimugi bamwe bazakubwira ati duha amafaranga mani tujye kunywa inzoga bitinse bakayiha sore nabiko ni kimwe umuntu ari mu kazi yaje gusabiriza yari magagari nari magaga bagisi ngomi yariye neza akora siporo yiga neza niyakubita nyine harimo imibare yize kubita matematike muri muntu wiza kubita neza ashaka uko ashyiramo na ka fizike aha kigori kimwe cyaje kwihisha sore yarabakubise yagukubitiye imbwa hano zigenda zanduranya n'undi munsi bikora umuntu arajya kwisabira kumbe dore ka agorye kagenzi ka aguruka musaza nakabwa karakiduze kumusore ifoto yo yaje yakorera arayoza bayishyizeho ibyondo mama ameze nabi ndakubiswe nkubiswe bugoma bw'abaporoso bamukubise nk'abakubita ingoma y'abaporoso mani bigenze biti baba wamfunguriye baraje inshuti yanjye iranyereye igwamo hano muyifashe mwabigoryi mwe mwari muje kwataka mugenzi wacu none muri kudusaba ubufasha niba baba wamfunguriye bandi ko mugenzi wabo sasa yarebonye kuri amugabo ari wamfunguriye manu urabizi uzi ko wa musore ko ari wamfunguriye mukubiswe no wamfunguriye mani ndi kubabara naviriyemo imbere n'urugoryi tugaruke hakuno sasa nguyu yaraje yanika yafoto ya mama we arebe ko yuma niko kantu yasigaranye agendana
k'urwibutso bimeze bite katurore umunsi ushize awukura mu nzira amaze guca iminsi 9 sasa tugaruke kuri ka gakobwa kano gakobwa mu gitondo yafite udufaranga yararanye arabanza akadutura sasa kugera none impanuka yabaye Oh my god. mana yanjye బుద్ధి లేదా నీకు wagikobwa iyo urutwara ntabwo ubureba సార్ సడన్ బ్రేక్ ufashe fero uhubutse mpita nkugonga ntabwo nta kinyoteri wari washyizemo ఎంత అవుతుందో చెప్పండి ibyangiritse ndabyishyura wowe wanyishyura ngahe muko wanyishyura ngahe చెప్తున్నానుగా చెప్పు ఎంత ఇస్తావు ndakubaza wanyishyura ngahe నిరంతరం నుంచి వెళ్ళిపోవడం అనుకుంటున్నావా ubundi wogera na 500 5,000 బిల్లు వేస్తాను నాకు kampani yanjye igoye fagitire y'ibihumbi 25 wayibona ఇదిగో erega wagira ngo uturuka mu muryango w'ibwami wakagurye gakobwa అలాంటి రాయల్ని ఒకే రోడ్డు మీద తిరగనిస్తా ubundi leta ibigomba gushaka ukuntu abakene muzajya muca muhanda wanyu natwe abakire tugaca mu wacu icyo ukora ni ugucuruza pizza gusa gakobwa kakagorya umva nyakubahwa umusore araza ఈ కార్ కి ఇన్సూరెన్స్ చేశారా iyi modoka yawe iri muri asiranse ఏం చేసుకోవచ్చు none se wagiye kuri asiranse bakayishyura అందరిని తక్కువ చేసి మాట్లాడుతూ ntukajye utuka abandi kuko n'amafaranga ufite అమ్మాయిని అడుగుతున్నావు kuki umubaza ubundi ngaturuka mu muryango w'ibwami Family. wese ahubwo uturuka mu muryango w'ibwami ukaba utwara kano kamodoka kagura 200,000 40 లక్షలు aka kamodoka ndakazi karaciritse ni nka Victor mu ndekwe నువ్వు రాయల్ ఫ్యామిలీయా kagura 400,000 పాండిచేరిలో కార్ na plaque ziriho nizo muri Terugu కేవలం 3 లక్షలు తక్కువ ariko washyizeho plaque zitari za nyazo kugira ngo utabasha gusora bivuze ngo nawe uri umutindi wiyemerana akamodoka k'amafuti wowe ubwo ngubwo waba uturuka mu muryango w'ibwami ugatwara akamodoka kubaza umukobwa ngaturuka ibwami అది కూడా ఇవ్వలేకపోయావు yaramuhaye పెద్ద రాయల్ ఫ్యామిలీ warangiza ukagenda utuka abakobwa ubonye bose weho nimba uturuka ibwami kuki utwara akamodoka k'amafuti reka ninjire imbere ndebe kataloge y'iyi modoka ndebe kugira modoka kumbe hari kunuka muze హే ఏసీ కూడా వేసుకోలేదు ntago wigeze uzimya AC kumbe niko kumbwira ati mwahumekeye mu modoka hari kunuka umukire yarasebye shawo uyu musore amoko ya modoka bayazi n'ibiciro byayo ni umukire ఏం చేస్తారేంటి sha wa musore ukora hehe ko numvisha uzi ibintu byose షేర్ మార్కెట్ లో వర్క్ చేస్తారు అందుకేనా barabaje tukoreye ko twumvisha uzi ibintu byinshi థ్యాంక్ యూ సో మచ్ urakoze cyane pe మీరు మా రెస్టారెంట్ కి wigeze kuza muri resitora yanjye urabyibuka yego కెన్ ఐ గెట్ యువర్ నంబర్ none se wamaye nimero za telefone muko nta telefone ngira umusore w'umukire nk'uyu w'iboga rubona mu muhanda uza amoko y'amamodoka z'ibiciro byayo wamusaba nimero abwira ati nta telefone ngira arambeshye buriya ni ukunyemera hanyimye nimero nka bimwe ukajya dukora nyimye namba kumbe si ukumwima nimero nta telefone afite mw'iminsi కూడా ప్రమాణం చేయాలరా రేయ్ mva mwana arahira ko utazaduteza abantu ko twakubiswe na wamfunguriye zaza byaye ko byaje kubwira rakiduse baramuzagira umuntu mani dusezeranye ko utazaduteza abantu మనకు మందు పడకపోతే mwana ntago nabasezeranya ko nazabateza abantu mutarangurira byeri bamuzanye mu kabari basinywa byeri ariko ntuzaduteza abantu ko twakubiswe mwana ngiye munzanira inzoga ihambaye wana మాకు మనిషికో బీట్ basi turanywa byeri తీరా ngiye nywa byeri reka వచ్చి దాని అవమానం turi mu iduka ricuruza za wayini nge narihaye ntago nanywa byeri bitise nzabateza abantu ko mwakubiswe na wamfunguriye mu buhinde kiba ari igisebe iyo umuntu murusha amafaranga kumva ngo yagukubise ni ikibazo mu buhinde bagira ivangura rishingiye ku cyiciro cy'amafaranga ufite aho usanga umutindi yubaha umukire kubi నేను ఎవరికి చెప్పను kigoryi we కోట చెప్పు mungurira irindi cupa naho ubundi nzabavamo ma nta mafaranga dufite basi nywa rino iri cupa reka ntago narinywa ndabaraburiza ndavuga ko mwakubiswe na wamfunguriye ni kaduse ndabaraburiza raki కానీ నీ పెళ్ళం umugore wawe ntago yambera umukunzi musubirane కాదు లాస్ట్ మంచి అర్థమైందా uranyumva mungurira icupa rihenze ntago mvanga ubwoko bw'inzoga అదే బ్రాండ్ ఇంకొక umva duha icupa hariya baje kugura తమ్ముడు మొహం నిండా దెబ్బలు mani ko wakubiswe ku maso పెట్టుకుని ఎందుకై ni gute kuko umusore nkawe mwiza wakubiswe na wamfunguriye kumba akagoryi kamaze kubaraburiza umva bakubiswe na wamfunguriye no kuri telefone katangiye kubarabuza bakiri no mu kabari kabateje ababarumani wanjegera uraturaburiza tukiri kumwe alo muraho sheri uri he sheri urinde tumuvandimwe numvishe ngo wagiye kwiba wamfungure ngo wamfunguriye aragukubita amakuru nta hantu atageze rakidusi yamaze kuyakwirakwiza isi yose iki kigoryi twakiguriye byeri kituraburiza kumbe bari bicaranye cyandika kuri telefone za WhatsApp kibaraburiza ati bakubiswe na wamfunguriye nta muntu utabizi akurino hari uwamenye itara ryo ku muhanda aho ba wamfunguriye barara hari icyaje musaha ijuru buriya bari abantu baba ku mihanda barara ku mihanda b'abakobwa b'abamama bari ubona bavuga ngo barasaze bari ku mihanda bahura n'ibibazo byinshi niho ujya kubona ukabona umuntu aba mu muhanda yarasaze ejo ukabona aratwite hano mu basabiriza harimo agakobwa gasabiriza k'akaragi ariko ibigabo bifata ku ngufu hano warurwaje mva mukawucicika nkora kasikosikosikosikosikos
kigoryi kijya ku mukobwa kitarafata umukobwa ku ngufu ngo nuko ari ikiragi. Wa musore ari maso. Bogisi wa kigoryi we, fata abakobwa ku ngufu aracyambara. Bano barabyutse, cyari kije gufata ku ngufu umukobwa ngo nuko abana n'ubumuga bwo kutavuga, ngo kiba kivuga tuyu nta nubwo yajya mu rukiko ngo ndege ngo namufashe ku ngufu, cyari kije kumufata ku ngufu. Umusore yaratabaye. Ubu bano ni bagenzi be basabirizanya bakora umwuga umwe. Umukobwa yaraje gikura y'inkota, gifite na moto, cyari cyaje gufata umusazi ku ngufu. Umukobwa wibana n'ubumuga. Umukobwa nagavuga. Uyu mukobwa disi baza kumufatirana ari benshi kubera basa nk'abona nkaho yasaze. Tugende. Umukobwa yarababaye. We wirira wana ngwino n'ubwa mbere sibonye twakubitiwe imihanda. Umukobwa yarababaye. Ntagavuga. Barabafatirana, ujya kubona ukabona umusazi mwari muzi ejo aratwite. Hari ibisore by'ibigoryi biraho bigenda n'ibipapa bigafata abantu ku ngufu kuko bavuga tuyu nguyu nta kintu yavuga, wana n'umusazi cyangwa se ntavuga. Ugasanga ari abantu batiyubaha bameze gutyo. Basifata. Sasa urebye kano gakobwa uri kunshimira. Wa mukobwa we ntabwo uzi gukina, urabeshya. Ntabwo uri umukinnyi wa filime mwiza. Ndabizi abantu babayeho mu buryo butandukanye. Wa muginga wari wigize intwari, ejo tuzagaruka umukobwa tumutware. Sasa uyu musore yabonye uyu mukobwa nubwo aba yigize ikiragi ni muzima kugira ngo ashake amaronko. Uyu mukobwa yigira ikiragi ngabona ko asabiriza ariko ni muzima, akigira n'umusazi. Umusore icyo yakoze nta kindi, musinyano yese azana umukobwa amuzana mu bitaro hano nk'umuntu wize. Niwo mushinzwe. Yego ninde nuriya mukobwa. Sasa yabwiye umukobwa ati noneho igira idebire nkwerekana nkujyana. Hano niho hantu bajya bakira abantu babana n'ubumuga batabasabye amafaranga. Mu minsi 34 bazakwimurira ahandi hantu heza. Mu gihe batarakwimura komeza wigira umusazi, wigira idebire mpaka bakwimurira ahantu heza. Naho uzanye umurwayi. Yego umukobwa yaje none yigize bamwe b'uburwayi bwo mu mutwe basa nyine nk'abatuzuye, niko navuga, sinzi uko nabivuga, babana n'ubumuga nyine bwo mu mutwe. Umukobwa nawe yaje yigize gutyo kugira ngo arebe ko bazamwimura muri bitaro bakamujyana ahantu heza akaba ubuzima bwiza, kugira ngo ave ku muhanda bya bigoryi bitazagaruka bikamufata ku ngufu. Ibigoryi byari bitangiye kumutega iminsi ati tuzagufata ku ngufu ejo tuzagutwara. Yesu aza amuzana hano. Sasa muri ibyo bitaro by'abana n'ubumuga kugeramo yabonye wa mukobwa ukora mu karesitora, agira gutya akaza kugaburira Ishimwe. Kumbi Ishimwe agira gutya, Ishimwe afite akaresitora ku Gikweto hano Nyamirambo mu Biryogo, agira gutya ibiryo bya bihari akabizanira abarwayi bifitiye ikibazo. Sasa umukobwa kureba gutya abonye umusore, nawe urafasha nanjye ndafasha. Mbese hano uriya mukobwa papa uriya mukobwa ni umukene. Urabona imvura rwose ibintu ntibikera. Papa yaje kwiyahura bitewe nuko yananiwe kwishyura ideni rya banki kugira ngo uriya mukobwa arebe ko yabasha kurokoka, niyo mpamvu yaje hano akigira umusazi. Nyuma y'iminsi mike nzamukura muri bino bitaro mujyana ahantu heza. Kubera icyo nsuhuza uriya mukobwa uramufashije pe. ahubwo ngereka ngushimire mbere na mbere. Kubera iki? Hari umugabo nigeze kubona aryamye mu muhanda yasinze, ariko we waramenye ko yasinze uramufasha. Hari umuntu unyura ku muntu yasinze ukavuga ati n'ubundi ni igisinzi kanyereke. Kandi bagiye ko na papa wawe ejo ashobora gusinda agati kuzo, jya umufasha. Turabona iyo tubitse ibiryo amasaha arenga 18 muri firigo, hari iyo arenze hari igihe bitakimeze neza. Rero mbere yuko amasaha arenga bikangirika turabizana tukabifashisha abo babikeneye. Nikabigenza Katorore ari hakunino. Sasa yatangiye kwibuka akagakobwa ahantu akazi akiri iwabo muri wa mujyi wabo. Yari afite amafoto y'aka gakobwa yajyaga yirirwa yareba. Amafoto yari yarayakuye he? Mama wakaza kamaze ati kano gakobwa uragakunda? Mwana wanjye nabonye mfite amafoto menshi yo kwereka y'abakobwa.
నాకెందుకో mama ngiye umukobwa nkeka ko ari we nkunda mama we kumbe ఇలా చూడ uyu mukobwa yajyaga abona amafoto yarabizi amafoto asigaye ari hirya no hino ku mbuga ifoto yaburiwe irengero n'iyanjye ntago wabona ifoto yanjye ahantu ari hose అమ్మాయి నచ్చిందిరా kumbe umusore k'agakobwa yajyaga abona amafoto akagakunda amaze no guhura n'akana keza ఈవినింగ్ 6 తర్వాత ati tugiye gufunga iduka ryacu ryarahombye ati mwifunga iduka saa 12 z'umugoroba ndaza kuza ku iduka ry'iwanyu z'umugoroba ndaza kuza ku iduka katurore uwo musore icyo yakoze nta kindi yaje kuri rya duka ry'abari abakobwa wibuka uyu musore yize hanze ibintu by'imitekere arabizi twarabibonye mu mafoto yaje hakuno mu karesitora k'iwabo w'umukobwa atangira kubafasha kujya bateka igiporezo cyakurura abakiriya kuko ngo n'abakiriya bari bakigira umusore abafasha gutegura pizza z'ubwenge bano basaga nkaho bahumira karara kubitwa n'imbeho kugeze n'aho arwara malaria iriya mbe hatangira kurwara bagenzi be baramurwaza barafashanya hariya mama muri abavandimwe bakamworosa ibikarito bakagira guta imbeho ni nyinshi nakubwiye ingagari nk'iriya ntago yabura kurwara ku manywa yaba agiye guhura n'umukobwa akambara twa twenda twiza akajya kwirya amafoto n'umusore amaserifi niko bayita harya ni amaserifi okay ntabyo mbanza wijya kure ariko bakirya amaserifi umukobwa akaza ibega natoye ingoma mu giti muri amusore buriya si umukire ni umugaga kumbe ni wamfunguriye iminsi yakomeje kwicuma buri nimugoroba akaza mu karesitora kabo saa 12 abakiriya ni benshi telefone umusore ari hano umva basigaye bamamagara kuri telefone ya mugenzi we bafungurana akavugana nawe kuri telefone ya mugenzi we bakora akazi kamwe agasohokana n'umukobwa aba yasabirije afite menshi ninjoro yambara neza agasohokana icyuki bariya mwirirwa mufungurira usanga asohokana umwana urenze wawe ni ibintu nzi neza fagitire sasa aba yasabirije bakurura fagitire ibiceri bikagwa umukobwa akongera akamuhamagara nimero bavuganiraho ni iya mugenzi we mwana afata telefone wa mukobwa ari kuguhamagara ibaza umuntu w'umugabo aba ari mu kazi kose sheri uri mu kazi ndabyumva akazi kababanye kenshi akazi ni kenshi rwa nshuti nirwo rukunda kubeshya abakobwa akazi ni kenshi mpamagare mu kanya ndi gupagasa kumbe ni urushomeri ruri ariko narumiwe iminsi imaze kuba 26 umukobwa yagemuye bakamufata uko biboneye umusore araza agakubita abantu ni umukire ariko yaje nka wamfunguriye akaza n'agakobwa hano umukobwa we kagemura pizza we muhagare kuri bariyeri we nawe parika hirya sha zana siranse yawe ఇప్పుడే వస్తాను umva buretse ngiye kubavugisha ndaje sasa yaje kura fund man makarusuka makaki kidogo nta mafaranga mfite లేవంటున్నావు ఎక్కడ పని చేస్తున్నావు ukora he ubundi nimba n'amafaranga ufite ndasabiriza ఎత్తుకుంటాను సార్ ఓయ్ ఏంటి కామెడీయా సార్ లేదు సార్ నిజంగా నేను బిచ్చం ఎత్తుకుంటాను సార్ njye ndasabiriza స్టేషన్కి వెళ్ళి wa muginga winkinisha we waba usabiriza సార్ నమ్మండి afande ni ukuri ndasabiriza ఎత్తుకున్నా nagiye nagusaba nawe inshuro nyinshi ukamfungurira jewe బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉన్న sujya uza gusengera ku rusengero bita Ganesh Temple buri wa gatandatu ujya uza ukazenguruka inshuro zingahe మీదిలాగా ప్రదక్షిణ చేసి సాష్టాంగంగా మీరు ukabanza ukareba ibumoso n'iburyo ubundi ukaryama kuri simu ugasenga iyo usohotse rero uraza ukamfungurira నేను బిచ్చం ఎత్తుకుంటాను mba nambaye nabi rega ntiwamenya kumbe ko kafande yumvishe kino gisore ni igisabirizi ni wamfungure ko ukibonye ku mungu ubona ari ibogari ya danje ifite amafaranga yayo వాడికి మాత్రమే బిచ్చం వేసి సీఎం కార్ క్రాస్ అయిన తర్వాత వచ్చే ఫీల్ లో రిలాక్స్డ్ గా వెళ్ళిపోతారు సార్ sore nabyumvishe jye ko mbona suri ibogari shaundo shaferesheri none sura mukobwa muri kumwe uriya ni sheri wanjye uteretana na misi uri wamfungura fande yararakaye mfite imyaka 45 nta sheri ngira చూడలేదు కదయ్యా ibi ni ibiki koko
sha ngenda mwibereho tu naba wamfungure musigaye mufite ibyuki ngiye nka fande nararaburije nta mukobwa ujya undeba sha ni inyenyeri నిజం చెప్పాను. uriya mugabo se kuki akuretse ukagenda mubwije ukuri ntabwo arabwira umukobwa saa tugaruke yakurino inganda za aruru batangiye kuzitera imibare నా తమ్ముడు కొడుకు దగ్గర నేను కొంటాను. uru ruganda mugomba kurugura yaje kugurisha inganda za nganda z'umusore onkeri we yazishyize ku isoko శాంక్షన్ చేద్దాం. ఒకే రోజులో శాంక్షన్ చేయొద్దు. ఏ kubera iki ఎదురుగా ఉన్న hakurino hano zino nganda zubatse n'ubutaka buhari మిల్లకి చివరి ubwo butaka nabwo buri ku isoko పోస్ట్ పోన్ చేసేయి. చుట్టూతా మన అడవే. పెద్ద మిల్లుకు దారి ఈ చిన్న మిల్లు నుండే. ఈ చిన్న మిల్లు మనం కొన్నామంటే ఆ తర్వాత ఎవరైనా పెద్ద మిల్లులోకి వెళ్ళాలి అంటే హెలికాప్టర్ లోనే వెళ్ళాలి. అప్పుడు చూడండి పెద్ద మిల్లు. katurore సార్ మీరు చెప్పినట్టే చేద్దాం సార్. కానీ ejo noneho tuzakuriza komisiyo మిషన్ రాలేదు సార్. amafaranga yose barayamuha ntaribi mugingo mwishyire komisiyo yuzuye umugingo atangiye gutanga amakomisiyo kugira ngo ziriya nganda zigurwe mu rwego rwiza arebe ko yabona abateja cya kiguryi kimutwara kiva gutanga komisiyo kigarukana katurore mu nzira bosi sura yawe ko mbona yabaye nk'iyarafatika boy afite urushoferi rwitwara kiduse rugira umuntu wambwa we kigoryi ntabwo rujya rumenya bosi ko isura yawe yabaye nk'iyimbwa yakubise imbwa yaragitiwe bosi utamenera rinete bosi kigoryi cyarakubiswe ishaho నా తమ్ముడు చచ్చిపోయే ముందు వాడు 10 లక్షలకే హాస్పిటల్ ఖర్చుల కోసం మొత్తం ఇల్లు మిల్లు అన్ని రాసిస్తాను. tumuvandimwe bwo yaragiye gupfa yari yiteguye kugurisha ibyo yari afite byose kuri hafi 1,100 gusa kugira ngo abone imiti. అంతా చెడగొట్టేది. yatangiye kumucyurira n'umugore wapfuye. ఆస్తి మొత్తం ఆ రోజే నా చేతికి వచ్చుండేది. ఇప్పటికీ మించిపోయిందేం లేదు. yarababaye. ఇల్లు లాగి uruganda rwa mbere rwamaze gusa nkaho rubonye umukiriya ndaza kugurisha n'ibyabo byose. bosi niyo ganda afite. ariko uriya musore ari kugira ngo aze asinye byose bigurwe. sasa umusore agomba kuza agashyira umukono wa nyuma. ఫ్రెండ్ షేర్ మార్కెట్ బిజినెస్ అని చెప్పాడు కానీ నాకు కూడా సరిగా తెలియదు. umunsi umwe nigeze kumva inshuti ze zivuga ngo ashobora kuba rwose akora ku bintu byerekeranye n'amasoko uburyo bagura mu masoko ariko sinzi neza. sasa kagakobwa kamwe gacuruza pizza kari kugenda kabeshya bagenzi bakumenya rwose ari abantu bacuruza amasoko ariko umwe ni mama n'ukuntu ari bogari kumenya ikazi kari wamfungurira నాకేమో అతను cyangwa se njye nkeka ko ateka pizza mu yindi resitora n'abagenzi babonye ateka pizza neza. కాదు అతని గెడ్డం చూస్తుంటే మహి rata ngiye mbonye buriya bwanwa bwe wagira ngo ni umunyamakuru pe uzi ko ameze nka rwa papiyasi rwiyise papi Valence Ndahiro. sasa buri umwe uriya musore mu uko bashatse burasa umunyamakuru ra ntabwo aramenya akazi ke n'uyu shere we ntabwo aramenya akazi ke byaramucanze. నిన్న నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ejo hashize inshuti zanjye zarambazaga ngo ukora iki yaje kumubaza icyo akora mukora iki ఏదో నిట్ కాదు umva ntabwo ari njye uri kubikubaza utagira ngo ndakarya abarezi ఏం పని చేస్తావో తెలియాలా ఏంటి తెలుసుకుని మాత్రం ఏం చేస్తావు nyine nashaka kubimenya nkababwira ariko nimba utabishaka byihore utagira ngo ndakarya abarezi ngenzwa n'akazi kawe. umusore yanze kumubwira iby'akazi karaceceka none అవును నువ్వేం ariko ubundi mukora iki దానికి ఏమన్నాడే అతను yagusubije iki చెప్పాను అనుకో అప్పుడు నువ్వు ఇంకెక్కువ ningusubiza icyo nkora urambaza ibindi bibazo byinshi rero byabyiza ugiye. అదేం కాదు umva ntabwo yansubije. చేసే పని నచ్చుంటే ఐఎమ్ సో అండ్ సో అని ఓపెన్ గా చెప్పేవాడు. iyo umuntu akora akazi akunda abivuga yeruye akavuga ati nkora kariya kazi. దూకి తగ్గ పని దొరికేవాడు ahari wabona yarize amashuri menshi akaba atarabona akazi kamubereye akiri mu kazi atishimiye అనిపిస్తోంది. ariko icy'ingenzi ni uko afite akazi. తన లైఫ్ కోసం ఏదో ఒక చోట ati njye ntacyo bimbwiye kuko ni umusore witunze apfa kuba afite akazi kaba ari keza kaba atari keza ariko byibura afite akazi kamutunze. ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటాడుగా. బిచ్చమైతే ఎత్తుకోడు. ikibazo ni uko yaba ari wamfunguriye asabiriza ariko kuba afite akazi yitunze ibyo birabaye sasa neza neza ibyo avuze n'ibyo umusore wakora atapfa kuba yitunze. tugaruke kuri ba wamfunguriye bigeze umusaha w'umugoroba barangije akazi bashyiramo udushati tw'ubwenge n'udupira bakajya mu kazi kose bakajya kurya isi nk'abandi. mwana ntabwo uritunganye ngo tujye kurya isi njye ntabwo nzani mugende డీసెంట్ గా ఫెయిర్ గా mwana urabona uri boga rumeze nka VJ Anthony. VJ Anthony niwe nyiri iyi filime nyiri kuyikinisha. మేము నీ మనసు వచ్చేది urabona nuza ukatujya imbere abantu baraza kugira ngo tuve ahantu hakomeye bagiye kuvumba. umva bano bose bawamfunguriye n'ababwiye ngo bambare neza హాలిడే tujyane ni bogari byibura nitugere baraza kugira ngo nta kibazo tujye kurya isi. sasa bagiye kuvumba ni ku irayidi y'iwabo. ఎవ్వరూ అడగరు ntugire ubwoba wegira umutima ukomeye abajya imbere muri aho we ni bogari abantu bamonyeho dore umukire hakuno we ni ukujya imbere babona furesheri ukavuga ati uyu mugabo ni umuherwe muri aho mama wawe yaba ameze neza yego mama ameze neza
ndabona wazanye n'inshuti zawe లోపలికి వెళ్ళండి muze tubicaze uyu musore ni umusore mwiza ni bogare wamubonye bamwicaza mu bashyitsi b'imena hari umuntu ubona ukabona asa nk'amafaranga urugero iyo ngiye mu kirori baravuga ati iyi mbyeyi mumwicazanye n'ibindi bikomerezwa ari imbere sasa dore ngo baba wamfunguriye barabicaza imbere mu bindi bikomerezwa baba hasi igiporezo babicaje imbere mu mbyeyi mu ngagari muri VIP hamwe njya numva musoma ngo ni muri VIP babicaze muri VIP uriya mugabo uri hirya afite uruganda rw'amavuta n'umusore abazi bose uriya niwe nyiri Nazivid Mir afite uruganda rwitwa Nazivid uyu musore azi inganda zose uriya ntabwo umwibuka ko ajya agira gutya akaza akadufungurira sasa barabazi bose abakire bari hano bajya babafungurira పాయసం పంపిస్తా రెడీగా ఉండు అతను ఎవరో తెలుసా మీకు bari hakuno bari kurya babicaje muri VIP muri VIP we barabose niba wamfunguriye ndabazi bari abasaza mwicaje VIP niba wamfunguriye sasa ba wamfungurira ukuntu umuntu abaza ajya bafungurira భోజనం మధ్యలో ఉన్నారు సార్ none siko batangiye kurya dukora iki మీరు లేచి వెళ్తే కొట్టకుండా వదిలేస్తాం umva nutabasora turakwirukana dore ba wamfunguriye ngo urashaka kubirukana mu kirori ngo mubasohore kandi batangiye kurya babacishije ishene mani muhaguruke tugende byarabuye uwari umukire ari biliyoneri nawe asigaye ajya kuvumba umuceri ipirawo bakamuhagurutsa kwa Hasaniza mu rugo dore ngo baramwirukana kugera hanze barabatimbura umusore abona ntabwo ari byo bakubise abantu uko baje kuvumba icyo kurya umusore yarababaye bakubise abasaza mwabigoryi mwerega mwicaye muri VIP muraryo we muritse umukira avayo nibyo umusaza ukubitiwe ibiryo ariko uzugukubita bakuziza ibiryo ubu koko nziza ibiryo nari umusore wihaye none ndashaje nakubwira abantu batagira imitima ese bano bantu bakoze ikihe kibi అమ్మా నాన్న అన్న తమ్ముడు అక్క bashiki babo ba mama పందిట్లో కొత్త సంబంధాలు కలుపుకుంటున్నాయి ati n'abandi bavandimwe bahuriye muri iki kirori iya mwihangane noneho muri kunyumva mwihangane nakabazo kamujwe kare kabayeho nazo yatangiye kubabwira ati ababyeyi abavandimwe bahuriye muri iki kirori kugira ngo barebe ko baserebura ndetse bareme n'umwana mushya ఇంకేదో కారణం వల్ల అనాథలుగా bano bandi rero baje kubabeshya bigize nk'ari abo umuryango w'iwanyu bakaza mu bukwe bwanyu nuko nabo basizwe n'imiryango yabo nta kindi kibi bakoze లైఫ్ బతుకుతున్న వీళ్ళు ఒక్క పూట మీతో భోంచేయటం తప్ప సార్ ese urakekana amakosa yabo kuba baje gusangira namwe cyangwa se kuba ari ba wamfungure ntabwo ari babihisemo మీ అందరికీ ఒక్క రోజు అంటే ఒక్క mwebwe byibura umunsi kuri mwe bari umunsi 3 పూటలు ariko bo ntabwo babizeye ko bari buze kurya gatatu ku munsi cyangwa nimba bari bunarye ntabwo babizeye ko ejo bazarya వయసు మళ్ళిన వారిని కూడా చూడకుండా none dore ukubise umugabo mukuru nk'ukubita umwanzi ndagira ngo mwumve ikintu kimwe mwese yaba mwebwe yaba twese muri iyi si umwanzi wese tuba duhanganye n'umwe umwanzi uhoraho ni inzara wumvisha igisubizo umusore bahaye ati abe mwebwe abe bano mukubise mubaziza ngo kurya umwanzi twese duhanganye nawe uhoraho abandi banzi baraza bakagenda ati umwanzi wa mbere bura tuba duhanganye nawe ni inzara ari byo nawe usanga bavuga ati umwanzi wa mbere duhanganye nawe ni igifu cyacu kuko nicyo tubyuka dukorera tu nta kindi ధ్రువుని కాసేపైనా ఫ్రెండ్ చేసుకుందామని byibura bano basaza bari baje kugira ngo barwane n'uwo mwanzi wabo mu kirori cyanyu niryo kosa ryonyine bakoze mbega bari baje kurwana n'uwo mwanzi bita inzara mu kirori cyanyu nta kindi none se wowe urinde ko tubona uzi ubwenge kuza ubwenge nanjye ndi wamfunguriye nanjye ndafunguza ndi mugenzi wabo akimara kuvuga ngo arafunguza barumiwe sasa ataragenda guhindukira hano mama yake na mama dore ngo umukobwa aramwumva avuga ngo ni wamfunguriye amubonye bamucisha n'ishene bamwirukana mu kirori ati ni wamfunguriye n'aba bakobwa bagenzi be barabyumvishe wa musore ni wamfunguriye nta kundi umukobwa yakubiswe n'inkuba ajya nkamubwira ko wize dore umusore ngo arasebasha ndaseba ariko mama wanjye akire tu nicyo kikwereka urukundo ataho kugira ngo nihagararo nyine mvuga ati wapi bimwe by'ubusore bwinaye i Kigali bwiyemera bukirata n'ibintu budafite uyu we yarapeveye aravuga ati wenda umukobwa mfata uko ashaka ariko icyo nshaka ngenda kizi nakwita watwogera hano bamwakiriza imigeri n'amabagisi yehe bamwakirije imigeri nakubwiye imyaku yaje niza yonyine akiri akimara gusaba imbere y'icyuki dore ngo baramupakira pandagari bamubitse nk'ababika imifuka y'ibirayi baratwara bamukubitiye mu gafuka jaho rega mba nayizanye kirabiranye cy'ubundi ngo ni mba nazanye akantu k'ubwenge yakubitiye mu gafuka baramupakira ni bande katurore
kuva nagafashemo nta mayobera bubemo. Nuko tugatangiye none ubu nibwo filime itangiye. Abari muri hanze filime iratangiye, mwishyure nyakenyerereho mbone gukomeza sha. Okay. Umwanzi wa mbere duhanganye n'inda. Nta wundi muntu mpanganye nawe. Sasa bamuzanye hakunino. Dore ibyamufasha. Ibi bigoryi bingu bitima. Kumbe ni bya bigoryi bitatu yigeze gukubita byagiye guhuruza abavandimwe. Muri iyi minsi rero abarara bakoze amashyira hamwe. Ukubita umuraro umwe abwira ati man ndazana maniga yanjye tu. Bano nabakubise rero bateje ibibazo wa munsi. None dore umunsi banza nyano. Nabyo si amakosa yanjye. Wabambwiriye ko bari kundenganya. Kuki mumuzanye hano basore? Bazanyije ninjye wabatumye ngo bagukubite bakuzane. Nashaka kumenya ninde wabohereje watumye nkubitwa. None niwe wabohereje. None ubu ngubu ngiye kugukubita barebera. Akimubwira aramukuma. Parika muri mufezare. Sora vuye nashaka kumenya ninde wabatumye nuko mwambwiye ko mutitumye wabatumye ari Rudawa. Ari kuregazara Japaro. Hari urambwiye ngo urangu bitabona basore bari kurebera sha. Yabaru. Reka turebe ninde uri bukubita undi noneho. Baduhitere nawe numusore ariyumva. Ha. Umva musubira inyuma ngora akazi kose. Muraravayo. Kivayo. Aracyambara. Depoza hano aragicabiranya kubitira umuginga mugafuka wena ni hasi gikubitira mugafuka rwa rugo rwiraseka annakade single ga eladu yaragikubise kigoryi yifitiye ibibazo bya mamari w'abaginga mukiniraho kinira ku muntu yifitiye shida batuye umujinya afite arakinetorura depoza hano ururaseka arahari imbwa shayi ikunda guseka naga ikigoryi hirya arakiribata yifitiye ibibazo mwana wahushyemo wa mbwa we yaragitimbuye shawo zamumenyera abantu nta kandi kazi mugira umuntu aba yifitiye ibibazo byinshi izi mburamukuru wagira ngo nta kazi zigira zirirwa ziri mu rugomo gusa zizimbwa ikigoryi gusa ni nk'icyo nabonye cyitwa vampire cy'ikigoryi shawo kirwana kipfa ibiryo hariya hakurya iyo za Rubavu hari ikintu gikurusha ndumirwa gusa cyitwa ni vampire ni sinzi uruzina cyitwa uyaza kureba boss mwabigoryi mwe
boss arakubiswe niwe je yabagiraga kureba yambwa Arafati Arafati Kaboyi arashaka guseka అసలు నువ్వు మనిషివేనా yatangiye kwibuka boss ari kubabwira no bichikari కొట్టారంటే kigurya uraseka bagenzi be bakubiswe sasa umunsi bakubita bara bagenzi be Arafati yarasetse guseka biranga boss ndumva naguseka umushize rero twembe ariko nyine boss yakubiswe ugaseka rwa Arafati urumva rwaseka Kaboyi guseka biranga kirashaka guturika ngo giseke kirashaka guturika ngo giseke ariko none usetse boss yakwirukana boss Kaboyi irashaka guseka tu Kaboyi irashaka guseka boss guseka rwose kubihagarika byananiye nukuri guseka kubihagarika byananiye boss yari yabiyemeye ati muzo no mugenga mukubite boss mundari kurya ngiye guseka rwose mbabarira boss yarebye ikigurya ariko nk'iyi mbwa bose baramuseka bakongera bakikaruma చోట ఏదో ఒక పని చేస్తూనే sasa apfa kuba afite akazi atari wamfunguriye bano baje kumuseka kumbe sheri wawe ni wamfunguriye baje kumuseka dore umujinya mahi తను అనుకుంటున్నాడేమో మంచి బిజినెస్ ufite akazi ukora లైఫ్ లో uri umusore uri umukobwa mwiza ni gute ikigoryi nka kiriya cya wamfunguriye kiza kikakubeshya ngo ntugifite akazi cyaragafashe kuki bagushuka sasa umva turyabarezi gusa umukobwa ntago abyumva yarababaye ariko uzi ko uri icyuki nk'iki wari umaze iminsi umurikiye bagenzi bati nabonye umusore shawi bogari no bamubona akabona ni iki bogari వెబ్సైట్ ప్రారంభ babasha kumirwa gusa అభిప్రాయాలు డైరెక్ట్ గా తెలుసుకోవడానికి tugaruke hako nino karacyakomeje tuvera tugaruke hano muhanda nijoro hano bano nta kindi birira ni bya biraha bya venti senkani mbushi కడుపు నిండా తింటే మనసు తృప్తిగా ఉంటుంది umutima wumva unyuzwe rwose igifu gihaze wumvishe నాకు నయనతారని పెళ్లి చేసుకుని జూబ్లీ హిల్స్ లో ఇద్దరు పిల్లలతో bari hako nino bari kurya ku muhanda umusore yambaye nabi ntago wamenya ko ari umuherwe మరి నయనతార జూబ్లీ sasa umusore kumwe na bya wamfungura ibigenzi bye kugera hako nino yabonye wa mukobwa mahi abona mahi yambaye imyenda byacitse uyu mukobwa yajyaga amubona yambaye neza mu masaha y'ijoro yamuje imbere yambaye imyenda yacitse kubera kwiyakira mukobwa kumureba cyambaye nka mayibobo bikamwambira ntunsebye amuza imbere bakunda ukize nibyo wa muhanzi bita ngo ni nta soni yaririmbye bakunda ukize winsebya dore uko gisa kandi ejo bundi yari sheri we muko wemuye nk'igiceri cya senkani ureba arahita avana agenda urabona atari wamfunguriye numuha nk'igiceri cya senkani arakuva imbere naho ubundi ntago yahava umukobwa yarababaye n'ubundi mukunda ukize ejo bundi nibura ninsubira muri miliyari zanjye nzaba mbona muza umusore acaho gusa umukobwa nanone umva gusa umukobwa disi kwereka atari ikiryabarezi yaramukurikiye katurore ఏం చూస్తున్నావు urareba iki కోపం రావాలి నువ్వు నా వెనక రావాలి nari narakaye ugakomeza ukankurikira none నీ డ్రెస్ చెప్తోంది నువ్వు పెద్ద maze kubona koko imyenda bigaragaza uko wavuze uri basi ngwino nguha akazi muri resitora yanjye nimba warabuze akazi basi uze nkugire kashi ujye ubara amafaranga nimba utabishaka basi ndagushakira n'akandi kazi ariko rekera gusabiriza ndakwinginze wisabiriza ikikwereka ko umukobwa mukunda genda gushakira akandi kazi sibyo mbwira basi impamvu mbwira impamvu udashaka akazi akibuka wa munyamasengesho ambwira ati utazagira umuntu ubwira impamvu uri muri bino bintu bigaragara ko ndi kukubaza kandi ntari inshuti yawe sibyo ubundi ndi iki kuri we ku buryo nakubaza ibintu byawe gusa umukobwa aramubwira ati basi rekera gusabiriza utansebya ngiye ngushakira akazi none abishaka uze nguha akazi muri resitora yanjye ndashaka kuvuga nyine nifuza ko mbera inshuti nziza ariko nta kibazo niba udashaka kujya umbwira buri kimwe n'ubundi ntabwo twiganye muri universite sibyo ngaho bayi gusa umukobwa umukobwa acaho uri maneko sibyo uri maneko waje kuneka wigize wamfunguriye nabimenye uri mu iperereza sibyo wapi ari wanyuze yamunagira igiceri fata senkani wamurara ugiye kurya agatsima umukobwa tora igiceri ndabizi uri maneko sasa ko ntabwo kabyumva ukuntu umusore nk'uyu karabizi iyo baganira umusore azi ubwenge ararenze nta kuntu yaba asabiriza gusa umusore nanze kumubwira impamvu iminsi ikigiharira ఈ సంవత్సరం కార్తీక మాసం ఇప్పుడు వచ్చేయడంతో ikirere kimeze nabi ahitwa muri Tirupati
చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. hano ni ku musozi w'Akanyarira aho benshi bakunze kujya gusengera. hakuno kuri televiziyo biri kugenda bicaho. ఇప్పుడు పలకరిద్దాం. hano twahuye n'abantu baje gusengera za Kanyarira Vijayawada, aho abakozi b'uruganda na ba nyir'uruganda baje hakuno. bano bari kwibaza isano abakozi bafitanye na ba nyir'uruganda. తమ యజమానురాలు కోలుకోవాలని ba nyir'uruganda rwa Nuzividi baje gusengera nyir'uruganda urwaye. kumva umusore kureba mama we disi kubera arwaye. abakozi bo mu ruganda bataye akazi bajya gusengera ku musozi wa Kanyarira basengere mama we. bigaragara ko abakozi muri uruganda rw'iwabo bamukundaga. umwana w'umugore yize mu mahanga. aho umwana yize niho n'uwanjye yiga. uriya mudamu rwose yaradufashije twese. niyo mpamvu twagiye kumusengera Kanyarira wa mugore. dore abakozi bose mu ruganda bataye akazi bagiye kumusengera. ఇంత దూరం కష్టపడి వచ్చావా? యజమానురాలా ఆవిడ నా కూతురు. ese uriya mugore nyir'uruganda ko urwaye mwaje gusengera akakuru turiya mufata nk'umukobwa wanjye nubwo mukorera. పడిపోయినా పర్వాలేదు. njye niyo nabura amaguru yanjye ariko nitwa ko namutabaye nta kibazo namusengeye. మగవాళ్ళు ఎవరు? uriya mugore yakoze akazi keza ku buryo mu kurwara ko abantu bose bamusengeye. bataye n'akazi kabo bakajya kumusengera. umusore arebye mama we ntabwo ari uri mu kazi konyine kuko ureba ko mama we yakira. ఎంత భక్తి ఉందో. kunino. హలో halo mbwira. మన మిల్ ఎంప్లాయీస్ nabonye abakozi b'uruganda kuri televiziyo. మన స్వార్థం కోసం వాళ్ళని వదిలేకూడదు. ntabwo twakabataye kubwo kwikunda. ఏదో ఒకటి చేయాలి. mugire icyo mubakorera basubire mu kazi. igitekerezo cyiza. ఏం చేద్దాం చెప్పు. turaza kubikora. kunino. పూజారి గారు రండి. సార్ దగ్గర hano hari uwaje ni padiri. గారు క్షేమమా? padiri muri aho niwe usengesha abantu. నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మెట్ల మీద కూర్చున్న వాడికి రూపాయో 2 రూపాయలు. iyo uvuye mu rusengero uraduha ibiciro ukadufungura ariko iyo twari hanze twashyizemo ubushati ntabwo ujya utumenya. బయట కలెక్షన్ అస్సలు బాలేదు, మరి లోపల ఎలా ఉంది? ko tubona hanze bakeduye amafaranga wakwinjira imbere mukajya muduha amafaranga. నేను తిరిగిపోయినా మైసూరు పాకం పోయే కొద్ది పొడి తినాలేమో. acaho tugaruke hakunino. మిల్లు రిజిస్ట్రేషన్ za tugaruke kuri rwa rugabo rwa onkeri rwa pasiji rw'uruhara. uruke ruri kwibaza turiya musore ari hehe aruru kugira ngo azasinye ku mpapuro. ఈసారైనా ఆ కట్టల్లో నోట్లు మిస్ అవ్వకుండా ari hakuno yaje gusenga. gikunda amafaranga shawo. sasa ari mu nzira agenda yabonye aruru abereye onkeri. aruru umukire Rajesh yabonye ari gusabiriza. ndarota cyangwa umwana ashaka kwiba inganda akazigurisha ari gufunguza. mbega ni nko kubona imbyeyi wari uzi iri ku muhanda igenda ifunguza. urebe imbyeyi waba uzi naho nyine ubagereranye iri mu nzira ifunguza. ubwo abenshi mugiye guhita mureba ruke ndabaza. umva mbonye umwishyiko wanjye ari kugenda asabiriza. reka warasaze చెప్తుంటే మాట్లాడబెట్టి kucecetse kandi nkubwiye. అరుల్ కా దోస్త్. inshuti ya Aruri iramumagaye అరుల్ 2 ఫ్యాక్టరీలో అమ్మదని. ngo Aruri yamubwiye ngo uruganda ntibarugurishe. Aruri iby'inganda kuzigurisha yabihagaritse. sasa dore pasiji ngaragira ubwoba kandi yarazi ko uruganda bura gato abakomisiyoneri babonetse. mana bino bishyira imodoka ngwino tujye kumureba uwo mugingo ushaka gutuma nagurisha uruganda. nje mwiboneye hano mushakira hakurya iriya. abasore batangira kumuhiga be mu nzira mwokapfa mwe. sasu yabonye umusore yarazi ko uruganda narugurisha azamurya. none u Rwanda rwanze ko uruganda barugurisha kugira ngo bari abakozi bagiye gusengera za Kanyarira bakomeze akazi kose bashinzwe. ఎక్కడైనా కనిపించారా? hari uwo mubonyera? వెళ్ళిపోయాడు అర్థం కాలేదే. ntabwo tuzanaburiye. ese ubundi warebye neza? keka ndi impumyi ariko wambara rinete. mbwira niyo mpamvu yatuma umuntu ufite za miliyari asabiriza ku muhanda. mbwira. hari impamvu ebyiri zatuma miliyoni asabiriza ku muhanda. iya mbere ni uko yaba ari mu masengesho ari kugira ngo yuzuze indahiro yasezeranye. indi mpamvu ya kabiri yatuma umuntu ufite za miliyari asabiriza ku muhanda ni uko yaba yasaze. icyo umbwiye cya mbere వాడు వాళ్ళ అమ్మ uriya mwana koko menya ari ku muhanda asabiriza kugira ngo ashimishe Imana mama wa kire. uyu nicyo yahise atoranyamo. ese iyo umuntu yagiye muri ako kazi hari igihe bisaba runaka kugira ngo iyo ndahiro irangire. ubusanzwe ni iminsi 48 iyo wagiye mu kibazo nk'icyo ngicyo cyo gusenga ugira ngo Imana igusubize. yarabyumva yinjiye mu modoka amenye ko umusore ashobora kuba yaragiye gusabiriza kugira ngo ashimishe ibigirwamana bikize mama we. yaje hano araseka pasiji yarumiwe. yarishimye. yishimye ubu byose arasa nk'ubifite. hakunino arabaje hano ni ibyihebe
Yes sir Matt. Ikibazo ni iki? Ndagira ngo umve amagambo. Hari abagabo bari hano bari kumwe n'abagizi ba nabi. Ibintu byose bera muri rura rugo ntabwo byemera amategeko. Baragenda bagafata abarwayi barwaye mu mitwe, bakazana abaganga bavuye mu bihugu byo hanze bakaza kubasura. Sasa ndagira ngo ukurikire filime. Kaga kobwa yabwiye ati genda wigire debile, wigire umuntu utuzuye mu mutwe, ujye mu bitaro nawe babashe kukuvura. Umukobwa yavuye yazamubwira ati burya muri bya bitaro baragenda bakazana abaganga bavuye hanze bakaza gusura abarwayi bo mu mutwe. Urabona abantu babirwariye mu mutwe ntabwo bazina ibice bijya mbere. Kaga kobwa kari mari kazima, nabumvaga bavugira imbere yanjye bazi ko ndwaye. Baragenda bakazana imiteri ya nyayo bakabatera ibyorezo, bakazana abaganga bavuye mu bihugu byo hanze bakaza bavuga ngo bashe kubavura ibyorezo byateye, bagatuma abarwayi benshi babatera ibiti bikaza gutuma abarwayi ahubwo baremba kurushaho. Nagiye mbona abarwayi benshi bapfa bitewe n'iyo miti babatera, sinzi icyo babakoresha. Baza kubigiraho babavumburaho bakora ubushakashatsi ugasanga abantu babipfiriyemo, imirambo bakayitwara. Umukobwa yarabibonye abonye ko ari kwica abarwayi we kuko yari muzima, yari rwaje aragiye hara mu bitaro by'abasazi abantu barwaye mu mitwe basanga batuzuye neza, arangije aracika. Sasa baje kumukodeshereza iby'abaganga. Urabona uno mukobwa n'uyu musore wamuzanye mu bitaro ngo aze kurwariramo mu bahige. Umusore aramumuzira. Sasa bari gushaka Aruru niwe wazanye uriya mukobwa mu bitaro kwereka bano bararaturamuz. Bose niwe wakudukubise, bano bose niwe bashyize ibimenyetso ku maso, niwe wabatimbuye no musore. None se ni ikirara cya Atari akorera kaye gatsiko k'amabanda, akorera sinu. Oya ntago ari ikihebe, ni wamfunguriye. Sore nk'uyu ni wamfunguriye. None ni gute yakubise abasore bawe ukamubabarira wa muginga we? Kumbe nawe yarakubiswe. Nawe yaramukomye do, ntubona hano nawe yarakubiswe. None abantu bakaba bakwitari gutusha. Mbwira mumbwire mwabikora kimwe. నువ్వు జైల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మమ్మల్ని చూసేది అతనే కదా, అందుకే అతను రైట్ అన్నా. ఈ యాల్స్ నుండి నీ లెఫ్ట్ అని పిలవండ్రా. ముగింగా mwitera futu noneho పిలవండ్రా. లెఫ్ట్ అన్నా. లెఫ్ట్ బాసు. లెఫ్ట్ bamwiza ikizina kibi. రైట్ అన్నది మర్చిపో. Gwero no munsi ntago ari unyungirije, bunugiye mu basore bandi basanzwe. అది కడగడానికి పనికొత్తావు. Icyo ushoboye ni uguhanagura agatafari kawe gusa. Kigoryi. Sasa niwe wari indwanyi, boss yaramututse. Wowe urakubitwa na wamfunguriye mise nkumanura. Saba wamfunguriye mwese muri kora kano gafilime ndakabatuye. Nabo rega ntago baba bikunze. Kandi mba munabikora mubikunze mwarabihisemo nanone mukomerezaho rwose. Kombe yako nino muri restaurant ప్లాట్ఫామ్ మీద వాడు పక్కన కూర్చొని దీన్ని కూడా అడుక్కోమను. తన ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా? ese kibazo kimwamukize. సారీ టు సే దిస్, umukobwa afite ikibazo miha ఓపెన్ గా చెప్పింది కదా, అందుకే మన ముందు అంత ఫ్రీగా ఉండలేకపోతుంది అంతే. umukobwa asigaye yirirwa arira. వస్తుంది. narakaye ndumva nanamwanza, ariko nanone kumwibagirwa byananiye. wamfunguriye yamugumyemo, మర్చిపోలేకపోతున్నా. yarabaye ku musore wamfunguriye ariko n'ubundi arumva kimukunze. Abakobwa b'iyi minsi basigaye bakunda ibyo mukora abahungu, muritonde. Yagiye kubwira bagenzi uzisheri dusigaye dukundana, bagenzi nta kindi bamuza. None sakora iki? Sasa kuno tugaruka ba wamfunguriye barara katorori. Baba haye cyo kurya. Babazaniye icyo kurya. Sasa arabazaniye ibyo kurya ba wamfunguriye ku muhanda. Cya kigoryi bayakazi ngo kirangize uno musore kirahari. Uyu musore afatanije n'umukobwa woze yarirwaje mu mutwe. Sore barakubita. Sasa boss akubita ntaga muzi. Sore gukura ingumi ngamutere abura utubaragagwa hasi, bigaragara ko bamuroze.